mu ntara y'amajyepfo no mu karere kacu ka Muhanga by'umwihariko dufite intero n'intambwe ivuga ngo dukore byinshi byiza kandi vuba. Ababyina imbyino zigezweho ndabona bataritegura mu byuma. Reka muri kano kanya munyemerere nyakubahwa Musenyeri turarike umubyeyi uhagarariye abandi atugezeho nawe ibyishimo afite kuri uyu munsi. Murakoze. Muraho Musenyeri igisonga cya Musenyeri wa Diocese ya Kabgayi, babyeyi ba nyirikigo, abayobozi mu nzego zitandukanye za leta ndetse n'abayobora ibindi bigo biri muri Muhanga. Ngewe ndi kuvugira ababyeyi, nifurije ababyeyi n'abana umunsi mwiza, ariko kuri nje uyu mwanya n'uw'agaciro. Buryo naje hano munsaba gutanga ubutumwa bwihariye ku ruhande rw'ababyeyi na komite yabo. Barabasuhuje, bari babakumbuye. Iki gihembwe twagize ingorane nyinshi, habaho gusura gake, habaho inama nke, ariko tubaze twibukiranye uru rugendo. Turashimira ubuyobozi bwagiye buduha communication. Misi yacu twagiye dutegura yagiye yimuka, ntabwo ari ku mpamvu zacu, ariko nabwo turashima Imana kubera ko n'uyu munsi ubaye kandi ukaba mu gihe cyaho. Ubaye mu gihe cy'uruhurirane, bifite icyo bisobanuye guhura n'isakramento. Isakramento abatuye mu duce tumwe na tumwe mwabonye ko imvura yarayiguye. Ikindi cya kabiri, munyure ku misozi yose murasanga ari igihe cy'indabyo. Byose rero bifite icyo bisobanuye. Reka twishimire uyu munsi kuko bisanzwe, ababyeyi, abana, abarera, abadutera inkunga n'abandi bose. Inama y'ababyeyi yo muyumvise mu bigo nk'ibi, byaba amashuri mato, ayisumbuye n'amakuru, biteganywa n'itegeko, ntago ari icyifuzo cy'ibigo iki n'iki, biteganywa n'itegeko ry'uburezi ndetse na politike rusange y'uburezi ku bintu bijyanye n'ubufatanye no gutera imbere. Bifite icyo bisobanuye kandi biravugwa. Iyo tuvuga rero tuyibanda ku myigire no ku myifatire. Imyifatire ikabireba, tureba twese, itureba abanyeshuri, ikatureba n'abarezi, ikatureba n'ababyeyi. Iyo turi hano rero, twebwe ururimi ni rumwe. Umunsi nk'uyo twicaye hamwe tureba umusaruro, ariko cyane cyane tuba tugira ngo bariya baturi inyuma, bariya twibarutse, amashami ashibuka, imbuto zikura, ahubwo kugira ngo turebe iyo bagana, ndetse rimwe na rimwe baturebereho, ndetse n'ibinashoboka tuje inama. Komite rero ntiyashoboye guhura muri kino gihembwe, twabivuze, ariko icyo ubushize twari twakoze neza cyane. Kandi ikindi, inama twagiye tuzikora, twagiye tugirana n'inama ariko ziri online, ziri ahandi, ariko physical yo ndiyakunze. Uyu munsi rero nabwo twabyitabiriye kuko ni umwanya duhabwa tukareba, tukajya inama. Bityo rero impande zose twahuriye ahangaha kugira ngo turebe iki gihembwe nacyo turakibonye, kandi turashimira Imana ibyatangiye neza birasoza neza. Babyeyi rero baduha n'umwanya wo kuganira hagati yacu, ariko kandi baraduha n'umwanya wo gusura abanyeshuri. Nabo baradukumbuye, barahamagaye, ibyo batatubwiye barabitubwira imbona nkubone mu kanya. Nidutaha rero tuba dufite umukoro, tubasigira impanuro. Ikindi, ubutaha tuzakomeza umuco mwiza. Intege nke zagaragaye, ibibazo byagaragaye, biri kugenda bisubira mu buryo, kandi hari byinshi
tuzafatanya, hari byinshi byo kuvugurura ndetse hari byinshi byo kunoza. Ndetse nababwira ko burya ababyeyi ntabwo twarangije kwiga, twiga kurera bihoraho, kurera bikomeje. No kwiga turabyiga, hari ibintu byinshi, uburezi buragenda bukura ku buryo bw'imikorere ndetse bugakora ku buryo bwa tekinoloji n'uburyo bw'isi. Uko isi ikura natwe tugenda twiga bushyashya. Babyeyi rero nabwo tubiganira, hari ibyo twiga bishyashya. Ikindi, iyo duhuye ubuyobozi bw'ikigo buduha uko bubona, bukaduha amakuru yabwo nayo, bizatuma rero mu minsi ya vuba ubuyobozi nibudutumira, ubuyobozi nibutwandikira, ubuyobozi nibuduhamagara, tuzareba ibyo dusabwa tubishyire mu mwete kugira ngo umusaruro ukomeze ugende neza. Iri zina rya Marirene do Kabgayi ni izina ababyeyi baje bareramo barizi, ariko nta cyaduca intege, nitwongere tujye inama, twongere turebe uko bitera imbere cyane. Uyu munsi si umunsi urebye w'imyigire ababyeyi n'abarimu, ni umunsi twari kwishimiraho, umunsi mukuru w'ishuri, ariko turanashimira cyane iki gikorwa cy'uko abana bagera kuri 21 babatijwe bakanakomezwa. Ntabwo twagenda bivuze, bagize uruhurirane rwiza rw'umunsi, kandi uyu munsi wacu byatumye ugira ibara ryihariye, icyo twita karafu. Ni umunsi uba munini kuko mwavuye mu mashuri, mu burezi, ariko mwagiye kuri roho no mu bwenge. Twebwe rero tugira imvugo tugunda kuganira, tukavuga tuti turere abakura kandi turere abantu b'ingirakamaro. Kandi abo bantu b'ingirakamaro ni ab'iri shuri, nabo mu muryango nyarwanda, nabo ku gihugu, ndetse u Rwanda rufite n'intumbero y'uko rurera umuntu ujya hanze, ujya ku isi yose, ujya mu bindi bihugu. Abantu batucanze mu indimi, mubonye ko muri East Africa turagenda tukajya tunyuze muri Aziya, tukajya muri Amerika, tukajya mu bice bya Pacifique n'ahandi. Uwo mwana tumuhera ahangaha, nicyo mpamvu turera roho, tukarera ubwenge, tukarera n'umubiri. Dukomeze rero tugire umunsi mwiza w'isakaramento, kandi twifurije ibirori byiza kubahawe amasakaramento kuri bara abanyeshuri nari mvuze haruguru. Ikindi, aba ari umunsi mwiza kuri bariya, ariko tuvuga ko n'abafite ayo masezerano n'abafite ayo masakaramento babonye umwanya wo kuyavugurura. Burya barababatiza bakabakomeza, ariko n'ababihawe mbere barabivugurura. Icyo nta kindi, ni uburezi bugamije intego igira ngo habeho umuntu ufite roho nziza kandi tuye mu mubiri mwiza, ubwenge bwiza bukorana n'umubiri buri physical na emotions. Ikindi, kuko tugeze mu kwezi kwa gatandatu, ni igihembwe cya nyuma, turazirikana abantu ejo bundi nitunava ahangaha mbanza muhita mujya kwitegura ibizamini. Turabifuriza gutegura neza no gukora ibizamini bisoza umwaka, bisoza